bakuze sinzi ibintu abarimo ariko turebe rwose turebe Kadogo ibyo burimo ni ibikirwa Kadogo niwe bambe siberewe ko Kadogo wambona nta gahunda mbese ibyo nyereka bimeze kuma nuvuga nabi ntabwo mubwira nabi cyo nyereka turebe neza mukoza baragerageje kuzigura kimwe mubanze mukuremo inkweto nakorobye umukozi sigaye gira gasuzuguro kuramo inkweto mu nzu yanjye kuramo inkweto nahakorobye hameze neza wowe kuramo inkweto n'uwo mugenzi wawe mukuremo inkweto ni yawe ariko ntabwo uyitaho kuko ni njyewe nyitaho ko n'umusigaye ufunga umutwe ntabwo ari ugufunga umutwe ahubwo wowe kubera iki utamemba kandi uzi ko ngukorera akazi ushaka gukandagira ahantu hameze neza tumvikane ibindi turaza kubiganiraho kumvikana ni ukubanza ukampa amafaranga njye nta kindi kuramo inkweto uze winjire mu nzu urebe Kadogo Kadogo ni siko ntacyo batakoze shabagerageje n'inzu yanjye abona ari nziza nawe ndabura biteka byiyayo ari nziza namwe Kadogo buri kanya Kadogo ubundi kucyo unyita Kadogo buri gihe utanamemba ubundi icyubahiro cyawe ufite nuko wamemba ariko byarakunaniye ahubwo njyewe ninjye ngiye kuzakwita Kadogo zanebe twicare ibindi babivugaho nyuma yasanga ufite umukozi byarananiye harya muricara muri bangaye ntabwo ubona abo turi bo kuko dusigaye usuzugura bavuge cyangwa ubireke ndavuze ngo zana intebe twicare ni njye ngomba kukumenyera bo uko mwicara mungana cyangwa ni wowe ugomba kubimenya hano n'umukozi shasembiza abakozi b'iki gihe siko umukozi asigaye asuzugura mu nzange niyubakiye ariko rero ushobora kuba Kadogo wawe utamwitaye kuko uko mbona gusuzugura birarenze rwose Kadogo ntacyo mba namuhaye kabisa ntacyo namukoreye aho se Kadogo iyi ni intebe se narebe naguze ukatusha menya usigaye asuzugura icara nuticara ubyibore ntabwo urasuzugura kabisa ahubwo se mugenzi wawe we muzanire muzenewe nayo yicara uze hano tuvugane nzaneye ikintu mpanagura ahantu yicaye kuramuna umukozi wanjye umuntu abashamo injerekani kwe ko nakunda reka twicare turebe bwayicara reka twubahe Kadogo wawe twicare ubwo nyine nuko yaduteguriye nta kundi ibyakoze b'iyi minsi bisigaye ari hatari kabisa harya Kadogo harimo amafaranga angahe ndimo 30 30 ari menshi Kadogo ngo ntabwo ushaka kubona ubundi kwezi kuza 15 zo ariko ngiye kuguhemba ariko ujye wubaha hanazanye amafaranga make nitwaje ndakeka araza kugira akamaro aya ngaya akira ni tubare turebe kiramwishyure kiratubare kuba wibeshye oya nagwaye 30 kamwishyure nta kibazo aya ngaya niyo mfite n'uwajyana n'inyakure nyibageho ushobora kuba warabyibagiwe reka mwishyure aya ngaya rwose wowe genda aya ngaya ikoreshe kura nirangira uzakwishyura aho ukomeza ukora akazi neza amafaranga ni menshi kira taneza n'abakira rwose ngaho genda bose mu bihumbi 30 ndimo ukama ibiceri 300 ko Hello everyone, my name is Gatogo guturuka mwi Izamukiro TV mukomeze kuri subscribe to Izamukiro TV musharing aba friends banyu nabese twakomeza tubahe ibyiza kandi bikwiye ibyishimo niyo nego ku Izamukiro TV.